hari undi muntu ukizi basa n'amafoto ameze nk'umuntu basishana ku ijana amanitse hano. Reka bakwereke ese ninde mukobwa usa nka Alisha. Barakwereka hari undi mukobwa basaga neza neza na Alisha yari ari hano. Niwe kiriya kigabo kizi. Hari urusore rwaje ari kwibyinira rumukorakoraho. Rebe neza neza ni fotokopi ya Alisha wagira ngo ni impanga ye. Ikigabo cyaje kiramukorakora kiramubyinisha. Rebe mukobwa yita mukora inagiri aho yamujyanye. Rebe cyo ni byabaye hambara yarabaye. Mukobwa yarabishara bamara neza neza no mukobwa usa nka Alisha gusa we ngo ntiyagiraga ubwoba. Rebe yishabaga bicuki ibyo bari kutubwira. Dore kimwe cyamukozeho. Avantika sinzongera kugukora bamwitaga Avantika. Reka ngende mbabarira ngende. चल Sawa छोड़ दूंगी तुझे. Ngiye kukubabarira. वैसे तेरे के साथ में छुआ था. Akaboko kawe kankozeho harya nakahe. Umukobwa yari umusazi bamwitaga Avantika. Wewe filime yahise akura yakuka kaboko gatwaye mu ntoki y'umusore amukoze yamubaga intoki. Namwe mugenda mwiyandarika ngo babakoreho. Ntabwo muri seriye. Chako yajano barakundanaga neza neza n'umukobwa usa nka Alisha ariko ntiyagiraga ubwoba yari umusazi. Wiyitwaga Avantika. Uyu muntu waceka bakunda ndakeka yagukozeho. Niwe muntu wenyine nemereye kuzankoraho. Niyo mpamvu akaboko k'umugabo wundi nkozeho mitanga katanga kakuzanira wumvisha ariko abandi bagore. Iyo ndi mugabo mukoze muca akaboko kagashyira umugabo watera ikigabo cyari cyanguzeho shu. Lefty था. Yakoresha akaboko k'imoso. Oya araseka. बाप भी लेफ्टी था साहब. Na papa yakoresha akaboko k'imoso. Hewe. देख चाको. Mfare ngubwire Chako. ये जिंदगी एक पजल. Ubuzima ni nk'ihurizo. पीस. Iteka haba hari ikintu kibura. और मेरी जिंदगी का वो. Ngiye ikintu kibura mu buzima bwanjye ni weho. तू है. Weho. Tell me चाको. Mbwira Chako. When will you marry me? Tuzakora ubukwe ryari? Njye nawe. उम्र देखिए अपनी. Ariko uzi imyaka ufite. इस जिंदगी में. Muri ubuzima urukundo nicyo cyambere. इस उम्र में मिले. Imyaka ntago ijya ivanga urukundo. Poetic with me baby. Tangira se kuvuga imivugo kandi. Chako. Mukubwa usaga nka Alisha umusazi. से जीना है कि एक जिंदगी में Ndashaka uzabana nawe kugeza ubuziraherezo. चाहे मौत भी आ जाए. Icyo gihe niyo napfa urupfu rwanyakira neza. We. मैं तुझे कभी मरने नहीं दूँ. Ntukajye uvuga iby'urupfu sinakwemerera ngo upfe. बोल. Bivuge. इतना ही प्यार करेगा ना मुझे. Uzakomeza unkunde gutya. Kugeza urupfu rudutandukanije. God से भी छीन कर लिया. Niyo urupfu rwagutwara narukwambura. Mu yandi magambo niba wapfa nakuzura. पता है ना वो कौन है? Uriya muntu uzi uwo ari we. जानता है ना. Agena n'ubusa ushobora gusanga n'ubu tuvuge y'ifilme tugiye gukora sibyo utafata behind the scene zari na zama ziwaza biri kuri scene n'ibindi biganiro n'abakomedi byose byabereye kuri scene ibikorwa nyine hafi ya byose byabereye kuri scene ukabishyira kuri TikTok kandi ugakora na content yo gushyira kuri channel kuko iyo ufashe umwanya wo kujya gukora content yo gushyira ahantu hamwe gusa urahomba. Bura content y'ikintu kimwe ishobora kujya ahantu hose. Urabona nk'iyo boro ukuntu imeze ifite behind the scene yayo n'amatsiko nyine. Ariko bitewe n'umwanya sinjya mbona umwanya wo kubikurikirana cyane. Ariko hano ni nuzino ni coming soon. Ariko na episode ziriho tu. Ziriho. Shana nzimo nayo warabiretse. Oya ninjye wacitse nagiye ndego. Oya n'ubundi nanjye ntago ntibibamo cyane. Ko niyo filime yarahagaze nyine. Njyaho ariko njye byose byatewe n'intuza. Byatewe na Timo na Limfi. N'ubundi bipfira amani kuri Timo n'ubundi nanjye twese. Natangije n'indi filime y'abazimu. Yitwa Smile nziza byatari uje kwisacinga aho ngaho rero kurayibona. Undi ahantu hateye imbere haba hari indaya n'ibisebe. Ahantu hateye imbere abana barakora. Abandi rero basanze umwunda nawo menze ko tugiye gukorera hamwe. None mpamvu icyuma cyo giparitse hari. Nta kimuziki. Tuje mu kazi. Umva sibira binomani muzabigire seriye. Wigize seriye gakunda kabisa. Ariko mani nyine Uzi ndi kona yasubiye hasi. Isuru kubona sigiye maze ntakora. Ariko ntabwo ari cyane yanjye wanyu.
iyo ngiyo nyine nari nyifatanyije n'abo bantu nyine twakoranaga ntabwo nyine ari cyane sakari kimwe yahagaritse iyo filime ayo yinaca ukuntu yari izamutse neza wa agera amahirwe ikazamuka neza ngewe ubwo nsigaye nikorera ibintu byo kumanacinga abasani basani bakora rwose mu ndirimbo andikamo nani Elizabeth and Marie Claire urahita ubabona ubona bizamira ravi ni rubavu watanje ngo ngadukome oya njye ni muri rwose oya nyine bagasubira bizagenda ute banye bazana abaniga bose bagerageje gukora bro zikoreye Kigali zirakunda sibyo nusaba babuwirizwa beke no ni badamu wanjye uyu ni madamu nese managing umugore wawe bakora ariko nk'itsinda Ndende kubona barageze no muri lab man wera nuza ya lab muri studio ngiye buri concert ndi bubaruye muri studio kwishakira promotion kuri bitine naho usengerayo ngende umutigisi wa yewe nuko najya mbona nyine umwanya gusa tu kubyirukanka ariko ngenda tigitafa umuntu tugisekera n'ibiboro man birafataga man benshi batacitse nayo kwa zino boro bageze kure man